Ibyaranze tariki ya 8 Mata mu mwaka w'1994. Interahamwe n'abasirikare bishe abatutsi bari bahungiye ahantu hatandukanye i Nyamirambo, harimo kuri Paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga, mu kigo cy'abafureri b'abayezuwiti no muri Collège Saint André i Nyamirambo. Uyu munsi kandi nibwo interahamwe zatangiye kwica abatutsi bari bahungiye muri Paruwasi Gatolika ya Ruhuha mu Bugesera. Ubwicanyi muri komini Taba muri Gitarama bwatangiye ku Kazumurego guhera tariki ya 8 Mata mu 1994. Interahamwe zashinze amabariyeri ahantu hatandukanye, harimo ahitwa Rwabashyashya, Buguri, Gishyeshye no mu nkengero z'ibitaro bya Remera Rukoma. Uwitwa Kubwimana Sirasi wari umuyobozi wa MRD muri komine Taba, wari ufite ijambo rikomeye, yaje gukoresha inama mu Cyinzovu. Yatangaje ko umwanzi ari umututsi, ko bagomba kumutanga, agakomeza abeshya ko abatutsi bacukuye ibyobo byo kuzabashyiramo abahutu. Buhoro buhoro batangiye kugenda bajyana abatutsi aho muri icyo kiryamo cy'inzovu bari bahise CND. Kuva ku itariki ya 8 baricwa. Ku isonga hari uwitwa Kubwimana Sirasi, niwe wayoboye ubwicanyi, niwe watangaga itegeko ryo kwica. Uriya ni mumwice, uriya mumureke, uriya nzamwica. Abicanyi bahoraga aho kuri komini bategereje Kubwimana kugira ngo ababwire gahunda yo kwica. Abatutsi baje ari benshi aho kuri komini, basanga interahamwe zibategereje, kandi hatanzwe amabwiriza kuza bahita bamujyana aho mu kiryamo cy'inzovu akicwa. Habaga hari abashinzwe kubica, abandi bafite akazi ko kubomariramo ibisinde. Hari n'imiringoti miremire bagoteragamo bagatamo imirambo. Intwaro zakoreshejwe mu kubica zari impiri, udufuni n'imbunda. Mu cyahoze ari komini Kamembe, ubu ni mu karere ka Rusizi, abatutsi biciwe kuri Paruwasi ya Nkanka, kuri komini yahoze ari iya Kamembe no mu Busekanka. Guhera ku itariki ya 8 Mata abatutsi batangiye guhungira kuri Paruwasi ya Nkanka, kuko ubwicanyi no gutwikira abatutsi byari byatangiriye ahitwa Gitwa ndetse na Murambi. Impamvu yatumye abatutsi bahungira kuri iyi Paruwasi ya Nkanka nuko bari basanzwe bahungira ntibahicirwe, kandi Burugumesitiri wari uwa komini Kamembe Mubirigi Jean Napoleon yari yavuze ko abatutsi umutekano wabo uri bucungirwe kuri Paruwasi, ndetse yoherezayo n'abapolisi bo kubarinda. Ariko si cyo yari agamije, ahubwo yashakaga kumenya abatutsi bahari ko bangana, no gucunga ngo batazabacika bagahungira muri Zaire. Burugumesitiri Mubirigi Jean Napoleon afatanyije n'uwari padiri bakoranye inama n'interahamwe zari zikomeye zakoreraga muri komini Kamembe bategura kwica abatutsi. Umunsi ukurikiyeho interahamwe zaraje zirabica zikoresheje grenade, ubuhiri bitaga nta munkano y'umwanzi, imipanga, inkota n'izindi ntwaro zitandukanye. Kugira ngo abatutsi bari bahungiye muri Paruwasi ya Nkanka batazirwanaho nibaterwa, Padiri Ngirinshuti Tade yamburaga abatutsi intwaro zose zirimo amacumu, imihoro, inkoni, imiheto n'imyambi babaga bahunganye, ababwira ati nta munzi ihungana intwaro. Yagiraga ngo nibaterwa hatazagira uwitabara. Ikindi nuko abapolisi bari babarinze bari bafite icyumba kwa padiri cyari kirunzemo imbunda n'amagrenade, bikaba byarakoreshejwe n'interahamwe zibica. Muri komini ya Kamembe hiciwe abatutsi basaga 60,000 bari bahahungiye. Yusufu Munyakazi, Marcel Sebatware wayoboraga Simerwa batsembye abatutsi bahungiye ku ruganda rwa sima rwa Simerwa mu karere ka Rusizi, mu murenge wa Muganza, mu kagari ka Shara, ahahoze ari muri komine Bugarama, sekiteri ya Muganza, ahitwaga muri Serire Specialize, niho abatutsi bicirwaga. Aha niho interahamwe yari ruharwa Yusufu Munyakazi yavukaga. Abatutsi baho ntibigeze babasha guhunga ngo biyegeranye babashe guhangana n'interahamwe, ahubwo guhera ku itariki ya 8 Mata batangiye kwicwa, bakavana mu ngo zabo bakajya kubicira muri Simerwa. Kuri Simerwa, umuyobozi mukuru wayo Marcel Sebatware ukomoka mu cyahoze ari komini Mukingo, ubu akaba ari mu gihugu cy'Ububirigi, akaba ari directeur technique, ndetse n'uwari directeur technique nta umenya umunsi Jean Marie Pascal ukomoka muri Rubavu,
ubu akaba atuye mu Buholandi, nibo batanze urutonde rw'abatutsi bakoreraga muri Simirwa ngo bicwe, ndetse basaba n'abakozi baho kubashora babashyira interahamwe. Ku bakozi barengaga 500 uru ruganda rwakoragamo abatutsi bagera kuri 80, kandi hafi bose barishwe uretse bake bahunze mbere. Kuri Simirwa akaba ariho hari bariyeri ikomeye cyane muri sekiteri ya Muganza 1994. Buhinga iri mu ihuriro ry'imihanda minini itatu ituruka i Rusizi, ituruka i Nyamasheke n'ituruka muri Nyungwe, aho muri Buhinga hashyizwe bariyeri yari iriho interahamwe nyinshi, harimo iyari ikomeye nka Makambira Damiye, Elias Shitani Muhutu wari umwarimu i Gitare, ndetse na Mugenzi. Kuri iyi bariyeri guhera ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 1994 batangiye gukubita no gutoteza abatutsi bahacaga bajya gusurama icyayi, kandi bakabambura ubusa bababwira ngo nibabyine barebe. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 nibwo hiciwe abatutsi 4. Abatutsi batwikiwe batangira kwicwa. Interahamwe zo muri sekiteri ya Bushekeri zatangiye kugota abatutsi bo muri uyu murenge, bagose abatutsi bo muri serire ya Ruvumbu, Rundwa ndetse na Nyanza. Uwo bafashe wese bakamuzana ku Buhinga, bakamwica, bakamujugunya mu kirombe cyari cyaracukuwe ku Buhinga. Interahamwe zari zatanze amabwiriza ko abatutsi bazajya bicirwa hamwe kugira ngo n'utaraboneka nabashe gushakishwa. Muri iki kirombe hajugunywamo abantu bakiri bazima, abandi bakabatema ariko ntibabamaremo umwuka, kandi abandi bakabatema amaboko n'ibirenge ku buryo batabasha kurira, bakazapfa bababaye. Koloneli Anatole Nsengiyumva yategetse ko abasirikare n'interahamwe bica abatutsi bose bari ku Nyundo, mu iseminari, mu bitaro, mu mashuri n'abandi baturage. Ku itariki ya 7 Mata 1994 bamwe mu bahungiye mu iseminari nto ya Nyundo bicwa uwo munsi. Abarokotse bahise bazamuka basanga abandi kuri diyoseze. Ku itariki ya 8 Mata 1994 birirwa barwana n'interahamwe. Igitero cyinjiye mu kiliziya kiri kumwe n'abasirikare bica abatutsi bari muri iyo kiliziya. Padiri witwaga Deogracias Twagirayezu niwe wishe bwa mbere umuseminari, yishwe n'interahamwe ziturutse muri Kibirira. Bamwe mu nterahamwe zikomeye zayoboye ubwicanyi ku Nyundo ni Nkundabanyanga Fidel wari assistant medical, ndetse na Kabirigi Stanislas wari konseye wa segiteri Muhira, Mbozembizi Marke wari burugumesitiri wa komini Rubavu, na Padiri Nturiye Edouard Elias Simba uyafungiye mu Rwanda kubera ko icyaha cya jenoside cyamuhamye, yakatiwe igifungo cya burundu. Muri kaminuza y'Abadivantisite ya Mudende yari yubatse muri sekiteri ya Mudende igice kimwe, ikindi kiri muri sekiteri ya Mugongo muri komini Mutura, perefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 abicanyi batangiye gutera abatutsi ngo mu ngo zabo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 1994, bituma abatutsi bayihungiramo bihizeye amakiriro kubera abazungu bayikoragamo bari biganjemo Abanyamerika. Bahageze umuzungu w'Umunyamerika wari uhari yabatse inkoni zabo arabazibika, azi ngo bari burindwe banirwe umutekano, agerageza kubahisha, agenda abashyira mu byumba bitandukanye. Nko mu masaha ya saa 9 z'amanywa abicanyi bagabye igitero muri kaminuza, abonye bikomeye za nkoni arazibasubiza, abatutsi bagerageza kwirwanaho. Abagabo barwanishaga inkoni, abagore n'abakobwa bakarwanisha amabuye n'amatafari. Birukanye ibitero by'interahamwe inshuro 3 baza kuneshwa. Nyuma rero haje kuza igitero cy'abasirikare b'ikigo cya Bigogwe bayobowe na Liyetona Koloneli Alphonse Nzungize. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 1994 ubwicanyi buhita bukaza umurego, nibwo babatayemo za grenade babarasa amasasu menshi cyane, hagwa abatutsi benshi. Abari ku isonga mu bwicanyi bwahakorewe ni burugumesitiri wa komini Mutura Bakiye Jean Berekimas, abandi bakonseye na ba responsable babishishikarizaga abaturage. Abaguye muri kaminuza ubu bashyinguye mu cyubahiro mu rwibutso rwa Kanzenze ruri mu murenge wa Kanzenze. Abatutsi benshi binciwe muri bariyeri ya Mizingo no muri komini Mutura.
ahantu hitwa kuri Mizingo muri serire ya Kanyabirigogo, sekiteri Kanzenze muri komine Mutura, ubu ni mu mudugudu wa Mizingo, akagari ka Nyirabigogo mu murenge wa Kanzenze. Hari bariyeri ikomeye yayoborwaga na Ntamaherezo wari perezida wa MRND muri komine Mutura. Inama zateguraga jenoside zategurwaga iwe. Kuva iyo bariyeri yajya mu 1990, Ntamaherezo yaricaga agakiza. Iyi bariyeri yagiye itoteza abatutsi bigeze mu 1994 ku itariki ya 8 Mata mu gitondo nka saa moya hiciwe abantu benshi, harimo abarokokeye mu rusengero rwa Bweramana. Mu Mashyuza muri Nyamyumba no muri Burarirwa interahamwe zahiciye abatutsi benshi. Ku Mashyuza ni mu mudugudu wa Rambo, akagari ka Kiraga, umurenge wa Nyamyumba, akarere ka Rubavu, ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Ku itariki ya 8 Mata 1994 kuri Burarirwa hiciwe abashoferi 11 b'amakamyo babaga baturutse hirya no hino mu gihugu baje kurangura ibinyobwa bya Burarirwa. Interahamwe zabakuye mu macumbi akodeshwa aho bakundaga gucumbika iyo babaga baje kurangura, zirabashorera zibajyana kubicira ku Mashyuza. Ahazwi cyane nko mu babigizemo uruhare ni uwitwa Musafiri ndetse na Sibomana. Imibiri y'abishwe ikaba yarahavanwe ijyanwa gushyingurwa mu cyubahiro mu rwibutso rwa Kanzenze. Ikinyinya muri Kigali ni hamwe mu hiciwe abatutsi benshi ku itariki ya 8 Mata 1994. Ku itariki ya 8 Mata 1994 mu murenge wa Kanyinya abatutsi bagera kuri 200 bahungiye mu kigo cy'Abadage Dutch Welle cyakoreraga Kanyinya kubera ko bari bahizeye umutekano. Nyuma y'iminsi 2 abasirikare bari mu kigo cya Kami batumye ku buyobozi bwa Dutch Welle ko bamenye ko bahisha abatutsi, ko babasaba ko bashobora mu kigo cyabo. Nyuma Abadage barahunze babasiga Uwimfura Calixte wakoraga uwo munsi. Abonye ko bamaze kurira indege, yahise ahuruza izindi nterahamwe zari Kanyinya ngo zize zimufashe kwica abatutsi bari buzuye muri icyo kigo. Baraje barabica, harokokamo abantu 3 gusa. Kuri uyu musozi wa Kanyinya hari interahamwe 2 za Ruharwa mbere y'uko jenoside nyirizina itangira, arizo Uwimfura ariwe wamariye abatutsi muri Dutch Welle ndetse na Ajida Shefu Zirimwa Abagabo wari umutoza w'interahamwe. Zirimwa Abagabo yajyaga ku kabari akagura inzoga akabanza akayisomyaho imbwa ye, yarangiza agaha umututsi. Iyo yabyangaga baramukubitaga bakamumena imbavu agahinduka ikimuga. Abandi bishe abatutsi cyane Ikinyinya ni abapolisi ba komini. Kugeza ubu abatutsi bose biciwe Kanyinya banahakomoka bakaba banditse ku rwibutso rwaho ni 441, ariko bakaba barashakishije abandi baburaga bagasanga ari abantu 77. Muri Gatonde, umurenge wa Mugunga muri perefegitura ya Ruhengeri, abatutsi baroshwe mu mugenzi wa Mukungwa. Abatutsi bari batuye muri Mugunga ni mu cyahoze ari komini Gatonde yari yegeranye n'iya Ndusu, baroshywe mu mugezi wa Mukungwa ahitwa Bukeri, ni mu gice kigana mu gace k'ubucuruzi n'isoko rya Vunga. Bukeri ni icyambu kiri ku mugezi wa Mukungwa gihuza imirenge ya Shyira mu karere ka Nyabihu ndetse na Mugunga wo mu karere ka Gakenke. Kuva ku itariki ya 8 Mata ndetse na 22 Mata 1994 abatutsi bakusanyirizwaga aho hantu bakabohwa, nyuma bakajugunywa ku mugezi wa Mukungwa, bakababwira ko babohereje mu mushyikirano i Arusha muri Tanzania. Bahurijwe ku kiraro cyubatse hagati ya komini Gatonde ndetse na Ndusu. Mu bayobozi babigizemo uruhare harimo konseye Nsanzubukire Ernest, Burugumesitiri Nizeyimana Jean Bosco wayoboraga MRND muri komine Ndusu, Nizeyimana Gaspard Elias Kaguta, Superefe Nzanana Dismas, Perefe wa Ruhengeri Nzabumugisha Basile ndetse na Aloyizi na Mutabaruka Exfare wari umucungagereza. Zigira nyirazo Porute ku isonga ry'abarimburiye abatutsi ku musozi wa Kesho
ni mu murenge wa Muhanda muri Ngororero. Ku musozi wa Kesho bakunze kwita muri Rubaya, ni mu gace k'umusozi wa Rubaya hari imirima myinshi y'icyayi ndetse n'uruganda rw'icyayi. Ni mu cyari komini Gaseke, aho abatutsi b'Abagogwe mu nkengero z'umusozi wa Bigogwe ugera no mu karere ka Ngororero birwanyeho batera amabuye n'amacumu ndetse barwana n'interahamwe kugeza ubwo bishwe barashwe n'abasirikare, ubwo ku itariki ya 8 Mata 1994 baje babarashisha imbunda zitandukanye zigira nyirazo Porute wari umusaza w'umugore wa Perezida Habyarimana, Burugumesitiri wa Gaseke Bazubahande Inyase ndetse na Jaribu Anastasi wayoboraga uruganda rw'icyayi rwa Rubaya, nibo bateguye banayobora ubwicanyi muri ako gace. Henshi mu Rwanda ubwicanyi bwakoranwe ingufu bushingiye ku mugambi wo kurimbura abatutsi. Guhera ku itariki ya 8 Mata 1994 ubwicanyi bwakwiriye mu gihugu cyose. Rwankuba mu murenge wa Murambi hishwe abatutsi barenga 500 bicwa n'interahamwe n'abaturanyi babo. Igitero cyari kiyobowe na Konseye Bizimungu Jean warundanyirije abatutsi bose hamwe arabatwika. Muri Kiziguro ku Rukungugu, ubu ni mu kagari ka Ndatemwa, umurenge wa Kiziguro, mu masaha 2 abatutsi hafi ya bose bari bahatuye bari bamaze kubica. Bishwe n'interahamwe zo muri Bishenyi na Rukungu zari ziyobowe na Gakwerere Aloys ndetse na Muganga Manase, n'izindi nterahamwe zavuye Rugurama n'izindi zari zoherejwe na Byansi Valensi n'impunzi za Bidudu. Uyu munsi kandi hishwe abatutsi ahitwa muri Kaje mu kagari ka Rwamitereri, umurenge wa Murambi no muri santere ya Rugwiro, aho bakusanyirizaga abatutsi babashuka ngo niho bari burindirwe, nyamara ari uburyo bwo kugira ngo babicire hamwe. Ubwicanyi bwateguwe na Gatete Jean Baptiste afatanyije n'uwari konseye witwa Nkubana Jerome. Gatete Jean Baptiste wahoze ari burugumesitiri wa Murambi yakatiwe imyaka 40 y'igifungo n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa Arusha. Ku rwego rwa mbere yari yakatiwe igifungo cya burundu. Hishwe kandi abatutsi muri Aruferina mu kagari ka Gakenke, umurenge wa Kiramuruzi. Abatutsi benshi bari bahungiye kuri Aruferina, bari bazi ko bari buhakirire, ariko siko byagenze kuko baje kubabicira, abandi babajyana kubicira kuri Kiliziya ya Kiziguro. Abagize uruhare muri ubu bwicanyi harimo Gatete Jean Baptiste wazengurukaga n'imodoka ashishikariza abahutu kwica abatutsi, mu Munyamahoro Jean Pierre wari konseye hamwe n'izindi nterahamwe zamugendaga iruhande zari ziyobowe n'abapolisi Rusagara ndetse na Deo Niyonzima. Ku itariki ya 8 Mata hishwe abatutsi bari bahungiye ku ruganda rw'icyayi rwa Mata, ni mu karere ka Nyaruguru. Hishwe kandi abatutsi bari bahungiye ku musozi wa Nyawera, ni mu murenge wa Mwiri, akarere ka Kayonza. Uwo munsi hishwe abatutsi bagera ku bihumbi 5 bari bahungiye ku rusengero rw'Abadiventiste rwa Cyambara, ni mu murenge wa Bigogwe muri perefegitura ya Gisenyi, hamwe n'abatutsi bari bahungiye ku bitaro bya Shyira muri perefegitura ya Ruhengeri mu karere ka Nyabihu. Uyu munsi kandi nibwo hatangiye ubwicanyi bw'abafisiye b'abatutsi bwatangiye muri komini Rutsiro muri perefegitura ya Kibuye. Ubwicanyi bwakorewe kuri Paruwasi Gatolika ya Zaza no mu seminari nto ya Zaza. Paruwasi ya Zaza ni imwe mu maparuwasi Gatolika ya mbere mu Rwanda, wakwita igicumbi cy'ubumenyi bitewe n'umubare munini w'amashuri ahari menshi, ari akaba ari yubatswe na Kiliziya Gatolika n'abandi bihaye Imana. Nyamara ntibyahabujije kuba igicumbi cy'amacakubiri n'ingengabitekerezo y'urwango rw'abatutsi. Mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 tariki ya 8 Mata 1994 nibwo hatangiye ubwicanyi bweruye ku mugaragaro ku manywa y'ihangu muri Paruwasi ya Zaza. Tariki ya 9 n'iya 10 Mata 1994 ibitero bikomeye byagabwe ku batutsi bari bahungiye muri Paruwasi byica abatutsi benshi, abandi barakomereka bikomeye. Hakoreshejwe intwaro za gakondo, imbunda ndetse na grenade. Tariki ya 11 Mata 1994 bari basigaye batishwe n'ibitero byo kuri Paruwasi bahungiye mu seminari nto ya Zaza, aho munsi n'ibitero bagabweho. Tariki ya 12 n'iya 13 Mata 1994 interahamwe zinjiye muri seminari zica abari bahungiye, imirambo bayijugunya mu kigega cy'amazi cy'iryo shuri.
ku itariki ya 19 Mata 1994 abari bahungiye ku kigo nderabuzima babakuye mu bitaro bajya kubicira hanze yabyo. Aya niyo matariki y'ingenzi yahitanye imbaga y'abatutsi bari bashoboye guhungira kuri paruwasi, ku seminari ntoya no ku kigo nderabuzima. Abandi biciwe mu cyaro ahantu hatandukanye bagendaga bahisha. Tariki ya 27 n'iya 28 Mata 1994 inkotanyi zashoboye kurokora abatari bishwe bari bakihishe mu bihuru n'ahandi. Ku itariki ya 22 Gicurasi 1994 nibwo ingabo z'inkotanyi zabajyanye Kabarondo kubacungira umutekano, kuvura abakomeretse, kubahumuriza no kubasubiza mu buzima busanzwe. Urwibutso rwa Zaza rushyinguyemo imibiri y'abatutsi isaga 12,000 yavuye mu mirenge ya Mugesera, Gashanda, Karembo ndetse na Zaza. Abari ku isonga ry'ubwicanyi ry'abatutsi bashyinguye ku rwibutso rwa Zaza ni aba bakurikira: Depite Jyamubandi Jean Bosco, Burugumesitiri wa Komine Mugesera Gakwerere Leonard, Ngendahimana Thomas, umucungamutungo wa banki y'abaturage, interahamwe zikomeye zirimo uwitwa Nyiramubande n'abandi. Dukomeze kwibuka twiyubaka.